Twebwe abagore umunezero ubushake urukundo dushaka gufiringa ku mugabo runyura mu matwi nibyo biryo by'urukundo niwo muyoboro w'ibiryo by'urukundo. Abagabo rero ukuntu ngewe nabonye bateye ni abantu badatinda ku tuntu duto, ariko twebwe abagore mindset yacu buri kantu kose turi sensitive na kandi umugabo yibagiwe twebwe tuba tukazi. Hari abafata ikarine bakandika ibibazo byabereye mu rugo, hari ababyandika mu mutwe nyine muri memoire kimwe gikurikirana n'iki, ariko ugasanga si bya bintu nyine bikomeye cyane, na kantu gato bagonganiyeho gusa umugabo yagiye yanabyibagiwe. Niba ari n'uwinywera ko kayoga nta kibyibuka, niba ari n'usenga yasenze yanabyibagiwe, yaza kuza rero agasanga umugore uburakari nibwo ntazi uko byagenze, ntazi icyabaye, bikaza kugera rero muri cya gihe cyo kugera mu cyumba. Bagera mu cyumba nyine akamukanira akamubwira wenda ati ndarushye, cyangwa akamubwira ati ndarwaye, cyangwa akanga kuvuga, bikaba igihe kinini.